amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba uwo munsi hazazurwa bapfiriye muri we. Twabasabye yuko umuryango we, madamu we nabo bari kumwe aribo binjira, noneho nibarangiza bafunge dukomeze batunganye umuntu, noneho nibarangiza turakomeza turirimbe, mu gihe nibarasoza turababwira izindi gahunda ziza gukurikiraho. Bamwe muri frame twafatari ngo tipe ave mu nzira mwana bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo zaba mari nayo twese aho turi duhaguruke amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba ugazahamagara amazina yawe bose mu gitabo umugeni wa Kristo aratashye asanze umukunzi we wamukuye amaraso y'igiciro cyinshi aratashye intwari y'Imana umukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere uvuka wabereye benshi urugero rwiza wigishije benshi gukomera wigisha benshi kubabarira watwigishije kubana n'ibikomere tubwira ko hari ibikomere bitajya bivaho tutwigisha kubana nabyo udusigiye umurage w'urukundo amateka yawe tuzayasigasira ntuteze kuva mu mitima y'abakunzi bawe tuzajya tubizirikana twibuka ineza yawe twibuka ubutabazi wagiraga ntareba gusura cyangwa inzu y'umuntu umutima wawe wawuzuye urukundo rwinshi udusigiye umurage mwiza twebwe abawe turagukunda turakuzirikana usize amashami ikivi cyawe pasiteri Theogene tukwifurije iruhuko ridashira. Ibihe byiza kuri mwese mukomeje kugira gahunda z'Urugendo TV aho uri hose udukurikiye turagusuje by'umwihariko wafunguye kino kiganiro Imana iguhe umugisha. Kuri uyu munsi murabona ko turi ahangaha ku bitaro bya Kacyiru ariko turi guhaguruka twerekeza mu karere ka Rulindo. Ahangaha tuvuye mu karere ka Gasabo aho tugiye gusezera Pasiteri Theogene Inzahuke bwa nyuma turabanza kujya kumusezerera mu rugo aho atuye mu karere ka Rulindo aho yari asanzwe atuye. Turava mu karere ka Rulindo twerekeza mu karere ka Nyarugenge kuri ADPR Nyarugenge, niho turi umusezerere bwa nyuma. Turava mu karere ka Nyarugenge tujya kumushyingura i Rusororo. Ubu rero murabona ko twageze mu rugo, hari abantu benshi batandukanye cyane cyane
twavuga ko ari abamenyekanye cyane muri gospel, baba abahanzi, abaririmbyi, abapasitori, ndetse hari n'abakinnyi ba filime batandukanye. Ibinyamakuru byinshi byo birahari nk'uko bisanzwe, ngira ngo mwarabibonye ko pasiteri yari umuntu w'abanyamakuru cyane, abanyamakuru bamukundaga cyane bikomeye. Niyo mpamvu mura ko bari hano, ibinyamakuru bitandukanye, byaba ibinyamakuru byo kuri YouTube, ibinyamakuru byo ku mateleviziyo, ndetse n'ibinyamakuru byandika biri ahangaha. Tugiye kumusezerera nk'uko nabibabwiye, tugiye kumusezerera ahangaha mu rugo. Turava mu rugo, abatabashije kuza mu rugo barajya kumusezerera i Nyarugenge kuri ADPR y'i Nyarugenge. Mbareke mukomeze mukurikire umuhango wo kumusezera hano mu rugo. Ngiye kubereka uko mu rugo byifashe kugira ngo muze gukurikirana uyu muhango. Abantu mwinjira mwese amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumvise uwo munsi hazazurwa bakiyeguriwe, maze muritura nk'umucunguzi, bazahurira mw'ijuru n'abazababana, nzabamare nanjye sinzaburayo. Papa yakigiye amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryanjye nkitaba, uwo munsi hazazurwa abapfiriye muri we. Twabasabye yuko umuryango we, madamu we nabo bari kumwe aribo binjira, noneho nibarangiza bafunge dukomeze batunganye umuntu, noneho nibarangiza turakomeza turirimbe, mu gihe nibarasoza turababwira izindi gahunda ziza gukurikiraho. bamwe muri filime twafata hari ngo umutipe ave mu nzira mwana bazahurira mu ijuru n'abazaba bariyo, zaba mari nanjye twese aho turi duhaguruke, ukazahamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo, nziko nzumva izina ryawe
nitwarangiza gusenga Imana turaririmba. Muri uko kuririmba turaba turimo gusezera bwa nyuma kuri umushumba Pasiteri Theogene Niyonshuti. Turabikora gute rero? Turaza kubikora muri ubu buryo. Abantu turabinjiza, hari protokole irimo imbere irabereka aho mugenda munyura, n'ubundi gusohoka ni ahangaha. Uko babereka uko muri bubikore niko muri mubigenze, kugira ngo abantu mwinjire munasohoke hanyuma dusezere. Ikindi nuko abasezereye hariya kwa muganga, aho tuvuye kuri morgue, ubwo rero bo rwose batubabarire, ntabwo bongera gusezera kuko babikoze. Ubwo rero reka tubikore muri ubwo buryo. Ndatekereza yuko babishoje. Reka dusabe umushumba Jean Claude tumuhe umwanya, hanyuma aze gufata akanya ko gusenga Imana. Narangiza gusenga Imana turakurikizaho izo gahunda zose tubabwiye. Murakoze kwihangana no gukomera werekeza hano mu rugo Pasiteri Niyonshuti Theogene. Ntabwo bitworoheye, igihe gikomeye, igihe cy'umubabaro, ariko dufite ibyiringiro bifite ubugingo. Turabashimira kandi ukuntu mutabara mwaje muri benshi kandi baha umugisha. Uyu mwanya bampaye wo gusenga, dusengere muri iri jambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike, mu rwandiko rwa mbere igice cya 4 umurongo wa 13. Aravuga ngo ariko bene data, ntidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara abandi badafite ibyiringiro. Twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira, tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu, yuko twega bazaba bakiriho basigaye kugeza ku kuza k'umwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye. Kuko umwami ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyananywe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko mumaranishe imibabaro kubwirana ayo magambo. Amen. Dusenge Imana. Mana ishobora byose, Uwiteka muremyi w'isi n'ijuru, niwe waturemye natwe turi abawe. Ijambo ryawe riratubwira ngo umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Turizeye neza ko uri hano, turizeye neza ko wageze hano muri uru rugo kwa Pasiteri Theogene, ukaba waje gutabara umuryango, umufasha n'abana n'inshuti. Abari aha twese dukeneye ihumure ryawe, dukeneye kandi ibi byiringiro ijambo ryawe ritubwiye yuko abasinziriye muri Kristo hari ikindi gihe tuzongera kubabona. Impanda y'Uwiteka izavuga, abasinziriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, abazaba ariho natwe duhereko duhindurwe tujye kubana n'umwami wacu. Ndasaba ihumure ryawe muri uyu mwanya. Ndasengera abantu bose bari aha ngaha kugira ngo Mwuka w'Imana, ijwi ry'Imana ribane natwe. Iyi gahunda iri hano ubane natwe, duhumurize, kumva ijwi ryawe, tubabare turire, ariko tubabare dufite ibyiringiro, kuko iwacu ntabwo ari ino, ahubwo hari ahandi baduteguriye. Musengeye umuntu wese uri aha kugira ngo tuzagira iherezo ryiza rikwiriye abera, rikwiriye abagukoreye. Icyubahiro kibi cyawe, izina ryiza rya Yesu Kristo umwami wacu.
amen amen. turagira ngo twongere tubahe itangazo nubwo twese twaje guherekeza umukozi w'Imana, mutwemere mwumvire protokoli uko imeze. N'ubundi nitujya no kugenda mu mamodoka yacu, buri wese araza gufasha abadafite imodoka, birumvikana, ariko n'abashinzwe umutekano wo mu muhanda badusabye yuko habanjije korobiyari, nibyo byaba byiza, noneho undi wese akaza gukurikiraho nyuma. Mubyubahirije gutyo gahunda yacu umunsi yagenda neza ikoroha kandi Yesu abaho umugisha. Reka rero dusaba abashumba mwese muze muherekeze, noneho n'abandi muze turagenda dukurikiraho nk'uko protokoli imeze hano imbere. Ubwo rero baradushyiraho umuziki hariya mwiza ugendanye n'iki gihe kugira ngo bikorwe neza. Rero abashumba mwihute munyure hano, abapasitori bose munyure hano muherekeze, ariko namwe muragenda musohoka no kugira ngo n'abandi babone uko bagenda binjira. Wa muziki badufashe bawuzamure kugira ngo bize kudufasha. muturutse mu marembo rwose mufungure inzira abantu batambuke bihuta, kandi ureke iki gice giturutse hano hepfo aricyo gisezera, wenda mujye mugenda muzenguruka inyuma yabo, ariko byose bikorwe neza muri gahunda. Murakoze cyane. Umugeni wa Kristo aratashye, asanze umukunzi we wamuhoye amaraso y'igiciro cyinshi, aratashye intwari y'Imana. Umukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere, ruhuka wabereye benshi urugero rwiza.
neza, wigishije benshi gukomera, wigisha benshi kubabarira, watwigishije kubana n'ibikomere, tubwira ko hari ibikomere bitajya bivaho, utwigisha kubana nabyo, udusigiye umurage w'urukundo, amateka yawe tuzayasigasira. Ntuteze kuva mu mitima y'abakunzi bawe, tuzahora tukuzirikana, twibuka ineza yawe, twibuka ubutabazi wagiraga. Ntiwarebaga isura cyangwa amavukire y'umuntu, umutima wawe wari wuzuye urukundo rwinshi, udusigiye umurage mwiza. Twebwe abawe turakukunda, turakuzirikana, usize amashami, ikivi cyawe tuzacyusa. Pasiteri Niyonshuti Theogene, tukwifurije iruhuko ridashira, ruhuka mu mahoro. uri ahantu heza n'umugeni imbere umugeni wa Kristo urahirwa kuko wapfiriye mu mwanya. gatoya, oya igira imbere gato cyane. uyu munsi umwe uruhutse imihogo n'imihati ya hano mu isi, hanyuma ya mirimo yose twakumenyeho, ya mirimo yose n'umuremezo ku giti cyawe, ya mirimo yose imiryango y'urukuruzi abandi batakuziho, iyo yose igiye guherekeje. Ruhuka pasiteri wacu, ruhuka. Wageze aho abandi bakozi b'Imana batabasha kugera, ya mihanda wajya kujyaho ukaganiriza abana bo mu muhanda, iyo mirimo igiye guherekeje. Ruhuka. mukore neza muri gahunda, kandi abarimo kugera hariya mugakoresha amatelefone mufotora rwose ntabwo tubibemereye. mukore neza muri gahunda ibyo gufotora aho ngaho no kwitabira telefone aho ngaho imbere rwose, mureke tumuhe icyubahiro kimukwiriye nk'umukozi w'Imana. Protokole murimo imbere binjire telefone bazishyize mu mifuka, telefone babyihorere. Ije mu marembo mufungura inzira. Andrea mu marembo aho ngaho bafungura inzira abasohoka bihuta. Uyobora
umugeni wa Kristo aratashe asanze umukunzi we wamukuye amaraso y'igiciro cyinshi aratashe umukozi w'Imana waremyemo benshi icyizere uvuka wabereye benshi urugero rwiza wigishije benshi gukomera wigisha benshi kubabarira watwigishije kubana n'ibikomere tubwira ko hari ibikomere bitajya bivaho utwigisha kubana nabyo udusigiye umurage w'urukundo amateka yawe tuzayasigasira ntuteke kuva mu mitima y'abakunzi bawe tuzajya tubizirikana twibuka ineza yawe twibuka ubutabazi wagiraga warebaga isura cyangwa inzu y'umuntu umutima wawe wawuzuye urukundo rwinshi udusigiye umurage mwiza twebwe abawe turakukunda turakuzirikana usize amashami ikivi cyawe tuzacyuza pasiteri Theogene tukwifurije iruhuko ridashira ruhuka mu mahoro ruhuka umugeni wa Kristo urahirwa kuko wapfiriye mu bwami uyu munsi wa none uwo mutima w'imihati uri hano mu isi hanyuma y'abantu yose twakumenye umuntu yose ururemezo ku giti cyawe ya mirimo yose imiryango y'umukunzi wawe batakuzeho iyo yose igiye guherekeje ruhuka pasiteri wacu ruhuka wageze aho abandi bakozi b'Imana batabasha kugera ya mihanda ujya kujyaho ukaganiriza abana bo mu muhanda iyo ni imijyi iguherekeje ruhuka bya biryo wagiye ugaburira abashonje ni ukuri ndahamya neza yuko wabitsaga inyenzi bigeze bitagera ikindi tubasaba nyine hari abashinzwe umutekano w'umuhanda bagira ngo baze kudufasha no kutuyobora mureke rero baze kudufasha batujye imbere namwe mubone gukurikiraho babasabye iyo gahunda muyubahirize igihugu cyacu cy'u Rwanda bane bicare tujyane mu modoka kugeza ku munota wa nyuma ucyuye izina ry'Imana pasiteri wacu ruhuka pasiteri wacu ruhuka natwe tuzagusangayo